Data turagushima kandi duhimbaje izina ryawe, turagushimira kubw'urukundo rwawe, mbabazi zawe ndetse n'impuhwe zawe, turagushimira kubw'intego yawe. Mwami turasenze dusaba kugira ngo uyu munsi uyu mwanya tugezemo ufungure imitima yacu, ufungure ibyanditswe, ibyo bikorere buri wese mu izina rya Yesu. Turasenze dusaba Mana kugira ngo ijambo ryawe rigirire neza buri wese, hindura ubuzima bwa buri wese. Mana fasha buri wese kugira ngo abe unesha muri wowe mu izina rya Yesu. Sohoza ijambo ryawe, ikindi kandi isezerano ryawe risohore muri buri wese. Senze mu izina rya Yesu. Hanyuma buri wese avuge indi amena. Mu mpamena yo kunesha, mu mpamena y'intsinzi. Imana ibaho umugisha, mushobora kwicara. Nanone twongeye kuguruka mu gitabo cya Danieli, tuje muri Danieli igice cya 4. Danieli igice cya 4 turebe umurongo wa 37. Danieli igice cya 4 aho tugiye kureba umurongo wa 37. None jewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mwijuru, umwami wo mwijuru ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Nashaka kugira ngo murebe kariya gace kuri ya murongo kanyuma. Ariko ngo ishoboye gukora ibintu byose mu buryo bushoboka. Imana ishoboye gukora ibintu byose, yaba ari mu buhanuzi ndetse no mu buryo bufatika. Ishoboye gukora ibintu byose by'abantu babayeho muri icyo gihe ndetse n'abariho muri kino gihe cya none. Imana ishoboye gukora ibintu byose ikurikije ubushake bwayo, ikurikije umugambi wayo ndetse n'intego yayo, ikurikije ibyo ishaka ndetse n'ibyo yavuze, yateguye ndetse n'ubuhanuzi bwayo. Uyu mwanya muri iki gice cya 4 tugiye kureba ubutumwa bufite intego ivuga ngo irashoboye, Imana yacu irashoboye ibihe byose ndetse no kuri buri wese ukurikije umugambi wayo ndetse n'intego yayo. Irashoboye, Imana irashoboye. Ndazi neza yuko musobanukiwe kandi muzi aho turimo duturuka. Igice cya mbere kivuga Nebukadinezari, igice cya 2 kivuga Nebukadinezari, igice cya 3 kivuga Nebukadinezari. Ubwo turi kureba Nebukadinezari ku iherezo ry'igice cya 3, yaravuze ati ndashima Imana yo mwijuru, ndasingiza Imana yo mwijuru, bitewe nuko abantu bayizera, bitewe nayo niyo kwiringirwa. Abantu bafite kwizera, bafite kuyizera, bitewe n'ibyo bakaba ari abizerwa. Ikindi akaba ari abantu bayizera, bayiringira, nicyo gituma ari abiringirwa. yarinze ubuzima bwabo iraburinda. Baciye mu muriro, ariko umuriro nta kintu washoboye kubatwara cyangwa kugira icyo wakora kibe mu buzima bwabo. Iyo uwo Nebukadinezari w'umunyedini, Nebukadinezari uwo muri kiriya gihe yari atanga ubuhamya bwe, yagaragaraga yuko afite kwemezwa, agaragara yuko ari umuntu wahindutse. Ariko uguhinduka kurenze ibyo umuntu avugisha akanwa, uguhinduka kurenze ibyo umuntu atanga mu buhamya bw'igihe gito bw'akanya gato, uguhinduka kuba mu mutima, gukorerwa mu mutima, kuzana impinduka, kuzana guhinduka mu buzima bw'umuntu. Ibi birenze ibyo kuba umuntu yajya mu itorero runaka, ibi birenze ibyo kuba umuntu yagira impinduka y'inyuma gusa ku mubiri, ibi birenze ibyo kwambara imyenda miremire, ibi birenze ibyo kwatura ku magambo gusa. Imana ishobora byose. Uguhinduka ni impinduka ikorerwa mu mutima, ni impinduka y'ubuzima, ni impinduka y'imico, ni impinduka
y'imyifatire mu bice byose ndetse n'umutima. Umutima ukaba uca bugufi imbere y'Imana, ukaba utazongera gufatwa n'ubwibone ukundi. Ariko Nebukadinezari atwereka yuko yari umunyedini. Nebukadinezari atwereka abo banyedini babarizwa mu nsengero, babarizwa mu matorero, ndetse Nebukadinezari atwereka abo banyedini bo mu matorero atandukanye, nubwo batuza akanwa, nubwo basoma Bibiliya, nubwo babona ibitangaza bikoreka mu buzima bw'abandi bantu, bisaba igikorwa cy'imbere muri wowe, ndetse bisaba amasezerano y'imbere, bisaba imbaraga z'umuremyi w'Imana ishobora byose mu buzima bwabo, nibwo bagira impinduka mu buzima bwabo. Niyo mpamvu igihe tugeze mu gice cya 4 cya Danieli, Imana hari icyo yakoze kugira ngo icishe bugufi uyu mugabo, ihindure uyu mugabo, imukure mu kuba umugabo uwo yari we, hanyuma ahinduka uwo yari we, kandi amenya ukuri. Yabonye imbaraga z'Imana zahinduye ibintu byose. Noneho hano turabona ko yagize impinduka nyakuri, agira uguhinduka nyakuri, ikindi agira kwatura nyakuri, ku buryo yavuze ati iyi Mana yo mu ijuru, iyi Mana isumba byose, iyi Mana irashoboye. Ikindi kandi arimo aratanga ubuhamya bw'ibyo atabonye muri Danieli gusa, arimo aratanga ubuhamya subwo yabonye muri Seduraka na Meshaki na Abednego gusa, ahubwo arimo aranatanga n'ubuhamya bw'ibyamubayeho. Danieli igice cya 4 dusome umurongo wa 1, hagira hati: jewe umwami Nebukadinezari ndabandikiye bantu mwese bo mu moko yose, indimi zitari zimwe, bari mu isi yose, amahoro agwire muri mwe. Reba umurongo wa 2. Nishimiye kwerura ibimenyetso n'ibitangaza Imana isumba byose yankoreye. Umurongo wa 3, erega ibimenyetso byayo ni byinshi, ibitangaza byayo birakomeye, ubwami bwayo nibwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo ihoraho uko ibihe bihaye ibindi, uko ibihe bigenda bisimburana. Umurongo wa 34, hano turabwirwa ku iherezo, umurongo wa 34, hanyuma y'igihano cya Nebukadinezari, hanyuma y'igihe ijuru ryagize igikorwa gikora muri ubu buzima bw'uyu mugabo wagaragara ko ari igikomangoma hano kuri iyi si, hanyuma y'iyo minsi jewe Nebukadinezari noburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, mperako nshima isumba byose, ndayambaza. Yari yaratakaje imyumvire ye, yari yaratakaje gusobanukirwa kwe, yari yaratakaje ibitekerezo bye, yari yaratakaje ibyamugize umugabo. Ariko ku iherezo ry'ibyo, nyuma y'igihano aravuga ati: ngarura ubwenge, ngarura akenge, mperako nshima isumba byose, ndayambaza, nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo aribwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Umurongo wa 35 hagira hati: ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo. Abo bose abantu batuye isi yose ari abo ngabo bagaragara yuko barwanya isumba byose, bagarwanya ishobora byose. Hano tubwirwa ko Danieli yari umukundwa imbere y'Imana ishobora byose. Aha ntago ari Seduraka, Meshaki na Abednego bavugwa, kuko
ababo bari abatoni ku Mana kandi bakundwaga nayo, bari ingirakamaro mu maso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana yo mu ijuru yaboherereje Kristo. Hano aba bavugwa ntabwo ari Petero, Yakobo na Yohana ndetse n'abandi nka Pawulo, kuko aba Imana batoranyirije kugira ngo babe intumwa zo kugira ngo bajyane ubutumwa bw'Imana hirya no hino. Ariko abantu basanzwe abo ngabo bana, abo ngabo abayobozi, abo ngabo bategetsi, abo ngabo n'abantu basanzwe, abaturage batuye iyi si babara nk'Imana nkaho nta kimaze, abo ngabo bafata nk'Imana nta kimaze, abo bose abaturage batuye isi basa naho Imana bayifata nkaho nta kiri cyo, Imana nta kimaze. Hano Nebukadinezari we ubwe nk'umwami, ubwe nk'umuyobozi wari ukomeye, wari uyoboye isi yose kiriya gihe. Hano tubwirwa ko ngo ariko abo mwisi Imana iravuga iti abanyubaha nzabubaha, abo ngabo bansuzugura bakansuzugura nanjye nzabasuzugura mbagire ubusa. Bibiliya iravuga ngo abo bose batuye isi bose bagaragara yuko ari ubusa, kandi niyo ikora uko ishatse mu ngabo zayo zo mu ijuru, hanyuma abo mu isi yose nta numwe ushobora kurama mu biganza byayo cyangwa se ngabe yayihangara abazi iyo Mana ngo mbese urakora ibiki. Umurongo wa 36, icyo gihe ngaruye ubwenge, maze gusobanukirwa, maze kugarura akenge, maze kugarura ubwenge muri jye mu buzima bwanjye. Icyo gihe sobezwamo ubwenge, ubwiza burabagirana buhoraho bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mperako nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi, nongererwa icyubahiro cyinshi. Noneho asoza ku murongo wa 37 agira ati, none njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru. Ati njyewe Nebukadinezari ufite kwemezwa, njyewe Nebukadinezari wakozweho, njyewe Nebukadinezari ufite ubuzima bwahindutse, Nebukadinezari ufite umutima wahindutse, ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko Imana, uyu ni umwami utangirwa na unkuru, uyu ni umwami wo mu ijuru, niwe uyobora kandi akaba ategeka abayobozi ndetse n'abami bo mu isi yose. Ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri kandi inzira ze ari zigororotse. Ariko abibone barabo muri icyo gihe ndetse n'abo muri kino gihe cya none, abo bibone nka Farawo, abibone nka Nebukadinezari, abibone nka Herode, abo ngabo babibone bakora ari abibone, abo mu bagabo bose, mu bantu bose, mu bihe byose uko bigenda bisimburana, abibone abasha kubacisha bugufi. Niyo mpamvu tugiye kureba iki gice. Titire y'ubutumwa iravuga ngo irashoboye, Imana irashoboye. Ubu butumwa twabugabyemo ingingo 3. Ingingo ya mbere iravuga ubuhamya bw'umwami w'ubwibone nyuma yo gucishwa bugufi. Ubwo yavuga ati iyo Mana ninde, agakomeza muri ubwo bwibone bwe, muri iyo myifatire y'ubwibone. Imana yo mu ijuru nibwo yamweretse iyo iriyo n'iki ishobora gukora. Iyo Mana yo mu ijuru yajyanye abayuda i Babuloni, iyo Mana yo mu ijuru yatsinze Yehoyakimu, iyo Mana yo mu ijuru yagejeje Nebukadinezari ku rwego yagombaga kugeraho. Iyo Mana itegeka uko abantu bagenda basimburana. Nebukadinezari nibwo yaje kubimenya, hanyuma atanga ubuhamya. Turi burebe ubuhamya bw'umwami w'umwibone nyuma yo gucishwa bugufi. Ingingo ya 2 turi burebe igiti gifite gukomera kwihariye, igiti gifite gukomera kwihariye.
mu by'ukuri iki giti kivugwa ni Nebukadinezari. Mwibuke ubwo Yesu yavugaga ati ese ebe niba babikoreye igiti kikiri kibisi nikimara kuma bizagenda bite? Umuntu ashushanywa n'igiti, igiti cyatewe n'Imana kigakura gifite ibikizengurutse byose, hanyuma yaho icyo giti gishobora gucibwa kigakurwaho. Rero kubw'ibyo umuntu ashushanywa agaragazwa n'igiti mu nzozi Imana yeretse Nebukadinezari. Ingingo ya kabiri turi burebe igiti gifite gukomera cyangwa kwinangira umutima kwihariye. Ubwoko bwo kwinangira umutima Nebukadinezari yari afite bwari bwihariye. Ikindi kandi yabashije gufatwa mu buryo budasanzwe bitewe no kwinangira kwe kwihariye. Ingingo ya gatatu turi busoreze kukunesha k'umwami wo mu ijuru ufite imbaraga. Imana izanesha mu bibazo byose, mu bibazo byawe, mu ngorane zawe, mu bibazo byanjye, mu ngorane zanjye, mu muryango wawe, mu itorero ryawe, haba mu Bayuda, haba mu Bisirayeli. Nebukadinezari ashobora gutekereza ati narabafashe mbashyira mu bunyage, mu buretwa, ariko umwami Imana yo mu ijuru niyo ifite ijambo rya nyuma. Ndetse na Nebukadinezari azatura ku iherezo ry'uko umwami wo mu ijuru ari we ufite ijambo rya nyuma. Nebukadinezari uwo ari we wese ashobora kwikira hejuru, ashobora kwirarira. Uwo ari we wese, umugabo wese, umugore wese uneze amatwi, uwo ari we wese urimo uranyumva aho ari ho hose ashobora kwishyira hejuru, ashobora kwirarira akavuga ati jyewe nduyu, jyewe ndiki, nzakora iki, nzagenzanya, nzakoranya. Nshuti yanjye, mugenzi wanjye, wowe uvuga utyo, Imana umwami wo mu ijuru niyo ifite ijambo rya nyuma. Turi burebe kunesha ku mwami wo mu ijuru ufite imbaraga. Duhere ku ngingo ya mbere aho tugiye kureba ubuhamya bw'umwami w'umwibone nyuma yo gucishwa bugufi. Umwami w'umwibone nyuma yo gucishwa bugufi, tugiye kureba ubuhamya bwe. Tuze muri Danieli igice cya 4 umurongo wa mbere hagira hati jyewe umwami Nebukadinezari ndabandikiye bantu mwese bo mu moko yose y'indimi zitari zimwe bari mu isi yose, amahoro agwire muri mwe. Twagabanyijemo ingingemo utugingo dutatu. Ingingo ya mbere cyangwa se ibintu bitatu. Icya mbere, ibimenyetso ndengakamere by'Imana yo mu ijuru. Icya kabiri, ibimenyetso bidasanzwe n'imirimo y'Imana yacu yo mu ijuru. Hanyuma gatatu, turi burebe amagambo ahamye n'ibyo Imana ibwira abantu bose bari ku isi yose. Tugiye kureba icya mbere, aho tugiye kureba ibimenyetso ndengakamere by'Imana yo mu ijuru. Ibimenyetso ndengakamere by'Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru, Imana ishoboye, Imana ishobora byose, Imana ikora ibimenyetso n'ibitangaza igihe cyose, ibihe byose, ahantu hose. Danieli igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2 hagira hati jyewe umwami Nebukadinezari ndabandikiye bantu mwese bo mu moko yose y'indimi zose zitari zimwe bari mu isi, amahoro agwire muri mwe. Turareba umurongo wa 2. Umurongo wa 2 hagira hati nishimiye kwerura ibimenyetso n'ibitangaza Imana isumba byose yankoreye. Imana isumba byose yankoreye. Yari agiye gutanga ubuhamya, atanga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Aravuga ati iby'Imana yakoze n'iby'Imana ikora ndetse n'iby'Imana izakora, nta kintu na kimwe kitari ibimenyetso n'ibitangaza. Murebe Danieli igice cya 6. Turi muri iki gitabo cya Danieli 6 umurongo wa 22. Danieli igice cya 6 umurongo wa 22 hagira hati Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha. Kandi nawe Nyagasani
ntacyo nagucumuyeho. Reba umurongo wa 23, umurongo wa 23 hagira hati, muri uyu murongo wa 23 umwami aherako aranezerwa cyane, nuko ategeka ko bakura Danyeli mu rwobo, nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye. Bamukura muri urwo rwobo basanga nta kintu yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye, yari yizeye Imana ye. Ibimenyetso n'ibitangaza byabaye mu rwobo rw'intare. Ikindi, mu rwobo rw'intare arusohokamo ntacyo yabaye, arusohokamo nk'uko yarumanutsemo, kubera ko yari umwizerwa. Ikindi, akaba yarizeraga Imana ye. Yavuyemo agifite imbaraga, agifite ubushobozi, agifite ububasha. Ibyo ni ibimenyetso n'ibitangaza, byaba ari mu gice cya kabiri, byaba ari muri gice cya gatatu, byaba ari mu gice cya kane, cyaba ari mu gice cya gatandatu. Tuhabona ibimenyetso n'ibitangaza byakozwe n'Uwiteka Imana kugeza amagingo aya. Abaheburayo 2 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo, none twe tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'Uwiteka, kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Reba hano ku murongo wa 4, umurongo wa 4 hagira hati, Imana ifatanije nabo guhamya, ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'emirimo ikomeye y'uburyo bwinshi. Imana yabihamirishije ku bwande, ku bwa Nowa, ku bwa Henoki. Imana yabihamirishije biciye muri nde? Kuri Aburahamu. Kuri Yosefu. Imana yabihamirishije ibikoresheje nde? Ku bana ba Isirayeli. Uko barushagaho kubatoteza, niko barushagaho kugwira kandi bakaguka. Ikindi, niko barushagaho kugwira ndetse no gukura. Barebe ku nyanja itukura, urebe imbaraga z'Imana ishobora byose uko zaciye inyanja itukuramo kabiri hanyuma bakambuka. Rebe uko amazi yatandukagamo kabiri. Ikindi kandi, ibyo yari yamirishije ubwo yakuraga amazi mu rutare, ndetse nuko yabashaka kugabanyamo Yorodani kabiri hanyuma bakambuka. Yabihamije ite? Igihe Yosuwa yategekaga izuba hagarara, kwezi hagarara, hanyuma ibyo bigakoreka ndetse n'isi ntibashe kuzenguruka. Ikindi kandi, turabona ab'Imana yabikoreyemo, uko abana ba Isirayeli ubwo babashaga kubona ibikomeye, ubwo Senukerubi ndetse n'ingabo ze, Imana yamanuraga marayika umwe gusa akica abantu 85,000. Turabona ibimenyetso n'ibitangaza. Kristo agenda hejuru y'amazi, akiza abadayimoni, ndetse abohora bakanabizwaga n'abadayimoni, agakiza abari barwaye, ndetse akazura Lazaro wari umaze iminsi 4 apfuye. Kristo akamuzura. Imana igaragaza abo bose nk'ibimenyetso ndetse n'ubuhamya bw'ibimenyetso n'ibitangaza Imana ibasha gukora. Ikindi, turabona uko Imana ibasha gutanga impano z'Umwuka Wera. Iyo Mana iracyariho amagingo aya, izakubera umuhamya kubw'ibimenyetso, kubw'imbaraga, kubw'ibitangaza, ndetse no kwigaragaza kw'ibyo utigeze ubona mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu. Amen. Imana itwereka ibyo bitangaza, kandi iyo Mana iracyariho. Aho uri hose, imibereho urimo, Imana igaragaza ubuhamya bwayo kubw'ibimenyetso n'ibitangaza. Icya kabiri, turi burebe ibimenyetso bidasanzwe n'imirimo y'Imana yacu yo mu ijuru. Hano turabwirwa, garuka muri Danyeli igice cya 4, Danyeli igice cya 4, hano turariba umurongo wa 3. Danyeli igice cya 4, umurongo wa
gatatu, igice cya kane umurongo wa gatatu, Bibiliya iravuga ngo erega Imana isumba byose yankoreye, erega ibimenyetso byayo ni byinshi, ibitangaza byayo birakomeye, ubwami bwayo ni ubwami butazashira, kandi ingoma yayo ihoraho uko ibihe bihaye ibindi. Iyo Mana ntabwo yakoze mu gihe cya Yosuwa, cya Aburahamu. Iyo Mana irakora ibihe byose. Iyo Mana ntabwo izitirwa n'ibihe, ntabwo yagarukiye ku gihe cya Eliya ndetse kugeza na magingo aya. Ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho, ubwami budashira, ndetse no kugeza magingo aya ubwami bwayo buhoraho uko ibihe bisimbura ibindi. Haba ari muri kino gihe cya none, mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye, Imana izakora ibyo yamye ikora mu bantu bo mu bindi bihe. Imirimo ikomeye, imirimo idasanzwe, ibimenyetso n'ibitangaza by'Uwiteka. Luka igice cya 19, Luka igice cya 19 umurongo wa 37, umurongo wa 37, umurongo wa 37 hagira hati, Bibiliya reka turebe icyo tubwira. Yenda kugera mu ibanga ry'umusozi wa Elayono, iteraniro rinini ry'abigishwa be bose batangira kunezerwa no guhimbarisha Imana ijwi rirenga kubw'ibitangaza babonye byose, kubw'ibitangaza babonye byose, kubw'imirimo ikomeye babonye yose babonesheje amaso yabo. Kandi umwami Yesu Kristo aduha ibyiringiro by'uko ibyo bitangaza niyo mirimo ikomeye bitagarukiye ku rupfu rwe, bitagarukiye ku guhambwa kwe, bitarangiriye ku kuzuka kwe. Ikindi kandi yazamutse mu ijuru. Iyo mirimo ikomeye, ibyo bitangaza biracyakomeje na magingo aya, kuko bigomba gukora uko ibihe biha ibindi nuko abantu basimburana. Yohana 14 umurongo wa 12, 14:12 hagira hati, nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora. Hano iki ni igihe cy'imirimo ya Kristo, kandi Bibiliya iravuga ngo ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Hanyuma ku murongo wa 13 hagira hati, kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Ku murongo wa 14 hagira hati, nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Uyu munsi agiye kugikora. Ndavuze ngo uyu munsi, kubera yuko ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye birakomeza gukorwa uko ibihe bisimburana. Tugeze ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu tujye kureba amagambo ahamye n'ibyo Imana ibwira abantu bose. Hano turi kureba amagambo ahamye n'ibyo Imana ibwira abantu bose. Imana yo mu ijuru ibyo ibwira abantu bose. Zaburi ya 33 umurongo wa 9, Zaburi ya 33 umurongo wa 9, kuko ivuga bigakoreka, uko yariri ni kwiri ni nako izahora witeka ryose. Iravuga iti, ndi Imana kandi simpinduka. Yaravuze birakorwa, iravuga na n'ubu bigakoreka, ibyo ivuze bigakorwa. Irategeka uyu munsi wa none, ibyo itegetse bigakorwa. N'amagingo aya n'uyu munsi wa none irategeka ibyo ivuze bikabaho, kuko yo ni Imana yo mu ijuru, ni Imana ihoraho, ni Imana y'iteka ryose. Nk'uko yariri ni kwiri ni nako izahoraho iteka ryose. Rebe ku murongo wa 10. Ku murongo wa 10 hagira hati, Uwiteka niwe usohoza inama za niyo isohoza inama igaragaza inama zabo banzi. Iyo Mana igiye kugaragaza inama z'abanzi bawe. Isezerano ry'Imana, umugambi w'Imana nuko Imana
yateguye mbere yuko uvuka. Ubu wavutse ubwa kabiri. Ibyo Imana yagambiriye, gahunda y'Imana izasohora mu buzima bwawe. Imana igiye kukongera mu buzima bwawe, kandi Satani n'abo banyamahanga n'abo banzi bazagabanuka kugeza igihe bazahindukira zero mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uwiteka niwe. Hanyuma turebe hariya ku murongo wa 11. Uwiteka, imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Umurongo wa 10. Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga, akuraho ibyo amoko yibwira. Imigambi y'Uwiteka ikomera igihe kingana iki? Iteka ryose. Ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe bingana iki? Byose. Abantu bamwe usanga bavuga ngo nakifuje ko mba narabayeho mu gihe cya Yeremiya. Ni nacyo kimwe uyu munsi wa none. Rwose iyo nza kuba narabayeho mu gihe cya Eliya, nicyo kimwe n'uyu munsi wa none. Iyo nza kuba narabayeho igihe cya Yesu, nicyo kimwe n'uyu munsi wa none. Ibyaba byose, bibaho byose, byaba ari ibintu byiza, byaba ari ibintu bikomeye, byaba ari ibintu bihambaye, ibintu by'ibimenyetso n'ibitangaza, nibyo biri bube uyu munsi wa none. Nibyo biri bube uyu munsi wa none. Bibiliya iravuga ngo iby'Imana yibwira mu mutima wayo bihoraho ibihe byose. Ndashaka ko ureba Matayo 24:3-5. Matayo 2:4, 3:5. 2:4, 3:5. Bibiliya iravuga ngo 3:5, ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Sobanukirwa, kugeza igihe isi n'ijuru bizashiriraho, kandi ijuru n'isi, icyo kirere ndetse n'iyo mibumbe yose, ibyo byose mwibuke ko ntago bizashiraho. Igihe cyose bizaba bikiriho, igihe cyabyo kitaragera, Imana iravuga ngo ijambo ryanjye rizasohora, ijambo ry'imbaraga rizasohora, ijambo ry'isezerano rizasohora, ijambo ryavuye mu kanwa kanjye, ijambo ryanjye rizasohora. Ntabwo ijambo navuze rizavaho uyu munsi wa none. Igihe urebye hejuru ukabona ijuru riracyariho, ntabwo riravaho. Igihe urebye ukareba isi kandi uracyahagaze kuri ubwo butaka bukomeye, iyi si ntabwo iravaho. Imbaraga ntabwo ziri bukunyureho, isezerano ry'Imana ntabwo riri bukunyureho. Ikindi kandi, haba mu bimenyetso ndetse n'ibitangaza ndetse no mu mirimo Imana ikora ikomeye, Bibiliya ivuga ko ijambo ryayo rizasohora mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Tugeze ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri tugiye kureba igiti gifite gukomera kwiheriye. Uyu uvugwa ninde? Nebukadinezari. Igiti gifite kwinangira mu buryo bwihariye, kwinangira umutima mu buryo bwihariye. Mbere na mbere Imana yamweretse ubuzima uko yarari kubw'ubuzima bwa Daniel, Saduraka, Meshaki na Abednego. We ubwe yarabisuzumiye, we ubwe yabonye icyubahiro cy'Imana n'ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana ndetse no gushobozwa n'Imana mu buzima bwabo, kuko bari bakubye inshuro 10 kugira ubwenge abandi bantu. Kubw'ibyo ariko wa mutima ukomeza kuba wa wundi. Hanyuma mu gice cya kabiri hano yarumiwe cyane, ubwo yavugaga ati ngiye kwica aba bakonikoni bose, Daniel ndetse na buri wese bose barimo. Daniel aravuga ati ibyo ni biki? Ngiye kuza nkubwire ibyo ushaka. Yaragiye asenga ijoro rimwe, Imana irabimwereka, nuko abwira abantu, arababwira ati munjyane ku mwami, kuko umwami ngiye kumwereka ibyo yarose akibagirwa. Daniel araza, ndetse na mbere yuko agerayo, hanyuma agezeyo aramubwira ati na mbere yuko urota dore ibyo watekerezaga. Mu kurota amwereka ibyo yarose ndetse anamusobanurira n'ikizo nzozi zisobanura. Kubw'ibyo arahamya ati iyi Mana niyo Mana yawe, kuko niyo yishura ibihishwe. Ibyo byari iby'igihe gito, kuko yari agifite kwinangira umutima. Gera mu gice cya gatatu
aravuga ati umuntu utari bwubarire ikigirwamana nibumujugunye mu itanura ry'umuriro. Kandi Imana iri bumbandokoreye iri bankuri mu maboko niyiyi. Bati mwami Nebukadinezari ibyo ntitubyitayeho, ntabwo bamubwiye bati nyagasani wowe uhoraho. Ntabwo aba bari abantu bashaka gushimagizwa, bashaka gushyeshya abantu. Baramubwira bati Nebukadinezari bimenye, niba ushaka gukora ibyo ukora bikore. Mwijuru hari Imana iradukiza iturokore itanura ry'umuriro. Uyu mugabo arabafata abajugunya mu itanura ry'umuriro, ariko umuriro ntacyo wabatwaye. Umuriro wo mwisi ntacyo uzagutwara, umuriro w'abarozi ntacyo uzagutwara, umuriro w'abakonikoni ntacyo uzagutwara, umuriro wabo bakorana n'imbaraga z'umwijima ntacyo uzatwara umubiri wawe mu izina rya Yesu. Arareba aravuga ati ese ntitwajugunyemo abantu batatu, dore ndimo ndareba uwa kane ndabona bane, Seduraka, Mesaki na Benedegogo, ariko uwa kane arasa n'umwana w'Imana. Ati Seduraka, Mesaki na Benedegogo bagaragu b'Imana isumba byose nimuze. Basohokamo kandi ntabwo yigeze abona ikimenyetso cy'umuriro kuri bo. Ikindi kandi mu gihe gito arubama aravuga ati mwijuru hari Imana. Gera mu gice cya 4 uyu mugabo yari agifite umutima winange ndetse ari umwibone. Yari yabonye ibyo abandi bami batabonye, ariko akomeza kwinangira umutima. Yumvise ibyo abandi batumvise, akomeza kwinangira umutima. Aho nuteye utyo, witabiriye ibiterane bitandukanye, witabiriye ingano zitandukanye, witabiriye za konferanse zitandukanye, ariko ibyo byose warabyumvise, ibyo byose wabonye bitangaza ku bitangaza, umutima wawe wowe urahuteye ute? Aho ntukimeze nka Nebukadinezari, uwo wari uriwe niwe ukiriwe, ibyo wakoraga nibyo ugikora. Ikindi umutima wawe ukomeje kwinangira, ukomezwa n'ubwibone. Itonde, kuko Imana izi uburyo ishobora gucisha bugufi ndetse no gukanda abantu bafite imitima yinangiye. Ubu dufite uyu mugabo wari ufite umutima winangiye mu buryo bwihariye. Tugiye kureba ibintu bitatu. Icya mbere turabanza kureba inzozi z'igiti kinangira umutima kikira hejuru. Turi burebe inzozi z'igiti kinangira umutima kishyira hejuru. Icya kabiri turi burebe gukurwaho kw'abanyabyaha batagira umutima kandi bishyira hejuru. Hano turabona umutwe wari ubwami uko bigenda bikurikirana. Hanyuma icya gatatu turi burebe gahunda y'uvuga adafite ibyiringiro. Uyu mugabo ndetse n'uyu mwami tubona ko bahindutse abavuga ubusa bitewe no kwinangira kw'imitima yabo. Tugiye guhera ku icyambere aho tugiye kureba inzozi z'igiti kinangira umutima, ikindi kandi kikishyira hejuru. Uyu mugabo ni Nebukadinezari. Umwami yamweretse inzozi, izo nzozi yarazibonye, aratangara, arumirwa. Ikindi kandi inzozi zimutera ubwoba. Hano turabwirwa muri Danieli igice cya 4 umurongo wa 4. Danieli 4 umurongo wa 4. Jewe Nebukadinezari nari ngwiriwe neza mu nzu yanjye ya kambere nezerewe. Reba umurongo wa 5. Ndota inzozi ziteye ubwoba. Ndota inzozi ziteye ubwoba. Nta muntu washoboraga kuba yatera ubwoba Nebukadinezari. Iyo yagiraga umuntu areba akamurebesha amaso yabo akagaragara yuko mu by'ukuri adashimishije, yaravugaga ati mufate umugabo mugende mumurangize, mumwice, mugende mwice mukureho. Ariko uyu mugabo utarashoboraga kubona umuntu umutera ubwoba, umugabo umutera ubwoba, umugore umutera ubwoba, nta mwami n'umwe washoboraga kumutera ubwoba, nta n'umwe mu ngoma ye, nta n'umwe ku buyobozi we, nta n'umwe
mu bakomeye ndetse n'aboroheje mu ntara zose washoboraga kumutera ubwoba, ariko yaje kurota inzozi. Imana igira ikintu imwereka cyaje kumutera ubwoba. Niba Imana yarashoboye gutera ubwoba Nebukadinezari, niba Imana yarashoboye gutera ubwoba uyu muyobozi, ikindi kandi uyu mugabo wagaragaraga yuko yinangira umutima mu buryo bukomeye, Imana ishobora guhangana n'umuntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu mbere yuko Imana iducisha bugufi, tuba dukwiriye kwicisha bugufi imbere yayo. Ndota inzozi ziteye ubwoba. Ibyo nibwiriye ku gisasiro nibyo neretswe bimpagarika umutima. Inzozi yarose niziye. Yabonye igiti kirekire gifite ibishami byinshi cyane, kivuye hasi kikagera ku ijuru. Icyo gihe nibwo ijwi ryazaga ryamanukaga riturutse mu ijuru riti, icyo giti mugitemeye kugeza kizamara ibihe 7, kizamara imyaka 7, kizamara imyaka 7. Sobanukirwa, turafite ibihe, turafite igihe cy'impeshyi ndetse n'igihe cy'imvura. Ibyo tuba tubifite. Hanyuma umwaka umwe niko bibaho, hanyuma undi niko bibaho, impeshyi, imvura. Hano tubwirwa ko yuko azarengerwa n'ibihe 7. Turabona umwaka, ibyo bihe 7 yabaye imyaka 7. Hano turabwirwa ngo iri jambo ryamuteye ubwoba. Ati iri jambo ni jambo ki? Ubwo yabyukaga yarakeneye ubusobanuro, ariko Imana ishimwe kuko Danieli yarakiriho. Kandi turabona Danieli yarafite impano y'Imana muri we, ikindi kandi yarakiriho ari muzima, ikindi abasha gukora. Abantu bamwe mu nararibonye zabo z'umwuka mu murimo bakorera Imana ndetse no mu mpano, usanga birukanka hirya no hino. Uyu munsi bashobora kuba bari hejuru, bakaba bashobora guca mu bintu ibyo aribyo byose, ejo ugasanga bari hasi mu kibaya, be ubwabo bakaririmba bati, nyura mu misozi, nyura mu mataba, nyura mu misozi, nyura mu mataba. Ariko Danieli byari bitandukanye, kuko yavaga ku mbaraga kwiza imbaraga, ava ku buntu ajya ku bundi, yaramurikaga igihe icyo ari cyo cyose. Danieli yarakiriho, nawe uriho. Ndavuze ngo uriho, ndavuze ngo uri muzima. N'ubuntu bw'Imana, impano z'Imana zizakomeza kwiyongera mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uyu mugabo wari winangira umutima, Imigani 16 umurongo wa 18, 16-18, igitabo cy'Imigani. Kwibona kubanziriza kurimbuka, kwibona kubanziriza kurimbuka. Ubwibone bwo mu mutima, ubwibone mu myifatire, ubwibone mu mvugo, ubwibone mu bikorwa, ubwibone mu migirire, ubwibone mu migenzereze, ubwibone. Umugabo ugasanga araje arareba umugore, ndetse n'uburyo arebana, ndetse n'indebo iri ku maso ye, ndetse n'uburyo abasha kureba indebo yuzuyemo agasuzuguro, ku buryo asuzuguro abantu bose, asa naho ahanitse ari mu kirere. Abari munsi ye ugasanga arabasuzuguye cyane. Ubwo ni ubwibone. Kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 5. Abaroma 2 umurongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo, ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya, uzaba ku munsi w'uburakari, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa. Ubwo amateka azahishurwa. Reka tugere ku cya 2. Tugiye kugera ku cya 2, ubwo tugiye kureba gukurwaho kw'abanyabyaha batagira umutima bishyira hejuru. Gukurwaho kw'abanyabyaha batagira umutima bishyira hejuru. Hano uyu mwami wavuze ati, ndiho nta wundi, ndiho nijye ufite ijambo, nta n'umwe wundi ufite ijambo. Nta n'umwe washoboraga kugira icyo amubwira, nta n'umwe washoboraga kumwegera, ndetse nta n'uwamugiraga inama. Yari yasaga naho yishoboye muri byose, ari byose muri byose. Kubw'ibyo yakuwe ku ngoma, yakuye ku mwanya, yakuwe ku buyobozi, akurwaho muri Babuloni yose no mu isi yose. Hano turabona rero yuko nk'uko ubuhanuzi bwavuze yuko
ijambo rizaza riturutse mu ijuru, ijambo rizamanuka rikamanuka rikavuga riti icyo giti mugiteme. Nyuma yaho Imana yakuyeho Danyeli, nuko iramubwira iti Danyeli, abo bakonikoni ndetse n'abo bacunnyi ntabwo bashoboye kugira ngo bagusobanurire. Wamfasha nkagusobanurira? Danyeli 4:19, Danyeli igice cya 4:19. Hano tubwirwa ibya Danyeli 4:19. Danyeli 4:19. Hano tubwirwa nuko Danyeli wahimbwe Beluteshazari amara akanya yumiwe, ahagarikwa umutima n'ibyo atekereje. Umwami arongera aramubwira ati yewe Beluteshazari, izo nzozi no gusobanura kwazo bye kuguhagarika umutima. Beluteshazari aramusubiza ati nyagasani, izo nzozi zirakaba ku banzi bawe, kandi gusobanurwa kwazo kurakaba ku babisha bawe. Noneho arasobanura, aramubwira ati mwami ni wowe giti, ikindi umurinzi wo mu ijuru. Abarinzi bo mu ijuru ni abamarayika b'Imana, ariko bitewe n'ubwibone bwawe, ariko bitewe no kwishyira hejuru kwawe, ariko bitewe no kudakosorwa kwawe, ukaba uri ntakosorwa, ukaba uri ntakoreka, wakoze ibyaha byinshi, ikindi wumvise byinshi, ntabwo wavuga yuko urinjiji kukuba Imana ari y'iteka ryose. Ikindi kandi wakomeje kuba inahinduka, wakomeje kuba intakorwaho, wakomeje kuba inahinduka, wakomeje kuba umuntu udahinduka. Ati igihe kirageze ubwo ijwi rigiye kuvugira mu ijuru, ugiye gukurwaho, ukurwe mu bwami bwawe, ukurwe ku buyobozi no ku butegetsi. Uzagenda urye ibyatsi nk'inyamaswa, urishe nk'inyamaswa, urishwe nk'amatungo. Mbega ijambo rikomeye ryageze kuri uyu mwami. Ariko Danyeli yabashije gushirika ubwoba, ariko kandi avugisha ukuri. Ntabwo yigeze yemerera yuko aho mu maso y'umwami, ndetse n'ubuyobozi bw'umwami, n'ubutware bw'umwami, n'ubushobozi bw'umwami, ku buryo ibibi Nebukadinezari yashoboraga gukora, ntabwo yigeze abyemerera kugira ngo asobanure ijambo ry'Imana nabi arisobanurira Nebukadinezari. Ese umeze utyo? Aho numeze utyo, iyo ugeze imbere y'abantu, ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu ukora icyaha ari uzapfa, ubugingo bukora icyaha aribwo buzarimbuka. Igihe ureba abantu bakomeye cyane, abantu basa naho bateye ubwoba, ese uzabasha kuvuga ijambo, uvuge ukuri yuko abibagirwa Imana bose, abatubaha Imana bazajugunywa mu muriro, bakaba y'iteka n'iteka ryose? Ese ushoboye kuba wavuga utyo? Ese ushobora kuba wavuga yuko abo ngabo bagenda ari abibone, bagakora ari abibone, bazacishwa bugufi, bagacishwa bugufi? Danyeli aduha ishusho nziza y'umukiranutsi ndetse n'umwigisha uwizerwa, kandi akaba akiranukira Imana, ku buryo umuntu wese waba uri mu iteraniro uzakomeza ukavuga ukuri nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Aramubwira ati uwo mugabo ni wowe. Ati ndakugira inama. Danyeli igice cya 4 umurongo wa 27 agira ati nicyo gituma ngusaba nyagasani ngo wemere inama nkugira, kozaho ibyaha byawe gukiranuka. Kandi aramubwiye ati uri umunyabyaha Nebukadineza, uri umunyabyaha. Ibi byaha byawe nibyo byatumye wikira hejuru. Kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, reka impinduka mu buzima bwawe, reka be guhinduka mu buzima bwawe, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka. Ese wowe uri aho, ushobora kubwira abantu utyo? Ese ushobora kubwira abo bakomeye ukababwira utyo? Ushobora kubwira abo bantu bafite ukumenyekana ndetse bagaragara yuko ari abasitari, ukababwiza ukuri yuko abantu bakora ibyaha bacumura aribo
abazarimbuka, yuko hari inzira imwe rukumbi yo kugira ngo barokoke urwo rubanza rwo kurimbuka iteka ryose. Wabibabwira? Aramubwira ati nicyo gituma ngusaba nyagasani ngo wemere inama nkugira kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene muwe. Yaramubwiraga ati Nebukadineza, urakakaye mu mutima, uri umugome mu buzima bwawe. Ikindi, niba uri bugire impinduka iturutse ku ijambo ryaturutse mu ijuru, ibyo gukiranirwa byose n'ibyaha byose ndetse n'imyifatire mibi yo kutubaha abantu no kutabaha agaciro, ibi byose ukwiye kubyihana, ukabyihana. Ikindi, ugakuraho gukiranirwa kwawe, ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, ari aho uzungukirwa amahoro. Bishatse kuvuga ngo nibwo uzagira amahoro, nibwo ushobora kuzagira amahoro numara gukora ibyo nkubwiye. Nibwo uzagira amahoro mu mutima, nibwo uzagira amahoro mu bitekerezo byawe, nibwo uzagira amahoro mu muryango wawe. Ikindi, ukabasha kubana n'abantu bose amahoro, ukanezwa kuko utejejwe atazabona Imana. Rero nibiki yabashije gukora kubw'iyo nama yagiriwe? Mureke turebe nimero ya gatatu, aho tugiye kureba ingingo ya gatatu, aho tugiye kureba gahunda y'uvuga adafite ibyiringiro. Hari abavuga badafite ibyiringiro. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ibi byose byasohoye ku mwami Nebukadinezari. Ibi byose, ubu busobanuro bwose nibwo bwabashije gusohora ku mwami Nebukadinezari. Ubu busobanuro bwose ndetse no gukoresha ijambo ry'Imana, ibi byasohoye mu buzima bwe, ndetse n'ubu busobanuro bw'ijambo ry'Imana, ibi byose byavuzwe byasohoye ku mwami Nebukadinezari. Icyumweru cya mbere nta cyabaye, ukwezi kwa mbere nta cyabaye, ndetse n'igihembwe cya mbere, amezi 3 ntihagire ikintu kiba. Sinzi uburyo Nebukadinezari yatekerezaga. Wenda birashoboka ko Nebukadinezari yatekerezaga, jewe rwose nduwo ndiwe, ndakomeye, ndakakaye, uko byagenda kose ndakomeye, ndakakaye, ariko kandi iriya Mana ngiye kuyereka yuko nduwo ndiwe, ngiye kuyereka uwo ndiwe, sinzahinduka. Ni Imana yo mu ijuru, jewe hano kuri iyi si ndi Imana. Birashoboka kuba yaratekerezaga atyo. Igihe urubanza rwari rutaramanuka, icyumweru kimwe, ukwezi kumwe, amezi 7, amezi 10, ndetse amezi 11, ntutekereze yuko umunyabyaha nta rubanza rumuriho. Igihe cyose cyashira, ntutekereze ko umunyabyaha nta rubanza rushobora kumumanukira, ariko igihe cyarageze urubanza ruramumanukira. Hano turabwirwa Daniel 4:28. Daniel 4:28, nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Hashize amezi 12, umwami yari Babuloni, harambagira mu rugo ibwami. Kubw'ibyo bisa naho yaribagiwe imiburo y'Imana. Ni inshuro zingahe usanga tuza mu rusengero? Ni kangahe tujya muri porogaramu z'ijambo ry'Imana? Ni kangahe twitabira ibiterane? Ni kangahe twitabira za konferanse tukumva ijambo ry'Imana tukaryumva, hanyuma tugasubira mu rugo ugasanga umugabo aracyari wa wundi, umugore ugasanga aracyari wa wundi, ni ntakoreka, ni ntahinduka. Uwo mugabo, umukozi mu itorero, umukozi runaka, umukoresha, ukora mu isoko, umucuruzi, ugasanga aracyari wa wundi. Abo bose baracyari babandi, nta mpinduka mu buzima bwabo, baracyafite imitima y'ubwibone. Ugasanga baribagirwa yuko umuntu yagenwe yurimwe. Ikindi ko igihe kigera agahura n'urubanza rw'Imana. Hano turabwirwa ngo umwami nuko aravuga ati, ngiye Babuloni hakomeye neyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho,
mpubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Murebe umurongo wa 31. ubwo iryo jambo ryaturukaga mu kanwa cye. turebe umwami atarangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuweho, ubwami bwawe urabwambuwe, ubwami bwawe ubukuweho. Nebukadinezari ntabwo ibi yigeze abitekereza, yakiriye ubusobanuro bw'inzozi, aho ni mu gice cya 2 abwirwa ati, ni wowe mutwe w'izahabu, ikindi kandi nyuma yawe hazaza ubwami bw'Abamede n'Abaperesi buzakurikirwa n'ubwami bw'Abagereki, aho ngaho ni ibibero n'amatako, ndetse nyuma yaho hazaza ubwami bw'Abaroma, aribo bari bahagarariwe n'ibirenge byari bikozwe n'ibumba n'ibyuma. Ibuye ryaramanutse rikubita kuri icyo gishushanyo, hanyuma ibice byose birashwanyagurika ndetse umuyaga urabihuha. Nimero ya mbere ariwe mutwe w'izahabu, Nebukadinezari ntabwo yigeze abitekereza ngo abizirikane. Noneho abonye ubutumwa abwirwa, arabwirwa ngo, Nebukadinezari ni wowe ubwirwa, warakuze ugera mu gicu, ukura uri ntakoreka, uri ntakosorwa, uri umwibone mu buryo bukomeye. Nicyo cyatumye ijwi rituruka mu ijuru bati, icyo giti mu giteme. Ntabwo yigeze abitekereza, ntabwo yigeze abitekereza. Yatekerezaga yuko afite umutekano w'iteka ryose mu bwami bwe. Ati, njyewe mfite umutekano w'iteka ryose mu buyobozi bwanjye, mu butegetsi bwanjye, mfite ubudahangarwa. Ntabwo yigeze azirikana yuko umunsi uzaba umwe w'igihano. Ubwo Imana yamubwiraga iti, nta mutekano ufite mu byaha, nta mutekano ufite mu kwikira hejuru, nta mutekano ufite muri ubwo bwami bwawe. Uko atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo. Reba umurongo wa 32 hagira hati, bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu. Iti, uzahinduka nk'inyamaswa, uzata ubwenge ujye kurisha nk'inyamaswa zo mu gasozi, kugeza igihe uzamenyera ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwo ishaka. Umurongo wa 33 nuko uwo mwanya, iryo jambo uwo mwanya, ese ibi bintu byasohoye kuri Nebukadinezari? Hano turabwirwa ngo, nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikimenyi kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nka moya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Ibyo Uwiteka Imana yamubwiye byagaragaraga yuko bidashoboka. Ese ibyo byashoboka bite? Uyu mwami Babuloni kiriya gihe yari iya mbere muri siyanse, yari iya mbere mu buganga, yari iya mbere mu by'ubuhanga ndetse n'ubwenjeniyeri. Uyu mugabo yaratekerezaga ati, twateye imbere mu bwenge, twateye imbere mu bibaho byose. Aravuga ati, ibi byabaho bite? Birashoboka bite? Ndetse mu mirimo bari abahanga mu buryo bukomeye. Ariko ibyo Imana yavuze byarasohoye. Ibyo Imana ivuze mu rubanza, ibyo Imana ivuze mu ijambo ryayo, ibyo Imana ivuze mu isezerano ryayo, mu buryo bwose ibyifuze byose birasohora. Ikintu kimwe gusa rukumbi dushobora gukora kugira ngo turokoke urubanza rw'Imana,
uko rwaba ruteye ubwoba, uko ibintu byaba bigaragara ko bidashoboka, icyo twakora nuko tuba tugomba kwihana, tugahindukira, tukava mu byaha byacu, tugatandukana n'ibyaha byacu, tukaza imbere y'Imana twicishije bugufi, ikindi kandi dufite kuganduka mu mitima yacu, tugandukira Imana, tukagandukira Imana. Tugeze kuri ingingo isoza ariyo ya gatatu, aho tugiye kureba kunesha k'umwami wo mu ijuru ufite imbaraga. K'umwami wo mu ijuru ufite imbaraga, turareba iyi ngingo mo ibintu bitatu. Icya mbere turi burebe kubohoka guhoraho, ubohowe n'Imana ishobora byose. Kabiri, imiterere y'iteka ryose y'Imana ishoboye byose. Gatatu, turi burebe imiterere y'iteka ryose y'Imana ishoboye byose. Kabiri, kubohoka guhoraho, ubohowe n'Imana ishoboye byose. Ubutware icya mbere bw'iteka ryose bw'Imana ishoboye byose. Imana yacu irashoboye. Wowe uraho ndavuze ngo Imana irashoboye kandi ifite ubutware bw'iteka ryose. Zaburi 145, aho tugiye kureba umurongo wa 13. Zaburi 145 umurongo wa 13. Ubwami bwawe n'ubw'iteka ryose, ubutware bwawe buzahoraho ibihe byose. Uko abantu basimburana nuko ibihe bisimburana. Reba umurongo wa 17. Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose, ni umunyarukundo mu mirimo ye yose. Danieli igice cya 7, aho tugiye gusoma umurongo wa 14. Danieli 7 umurongo wa 14. 7 umurongo wa 14. Hano turabwirwa muri iri jambo ry'Imana ngo umurongo wa 14, nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami no kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Ubu ni ubwami bwa Kristo, ubutware bwa Kristo, imbaraga za Kristo, ubuyobozi bwa Kristo, ndetse n'ibishoboka muri Kristo n'iby'iteka n'iteka byose ntabwo bizakurwaho, kandi ubwami bwe ni ubwami butazashira. Ndasenze kugira ngo ube muri ubwo bwami, kandi uzaba muri ubwo bwami. Imana ishimwe kuko ndi uwo muri ubwo bwami. Ineza y'Imana ntizava mu buzima bwawe, umunezero w'Imana ntuzava mu buzima bwawe, ubutware n'imbaraga ntabwo bizava mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Yewe umurongo wa 27, umurongo wa 27 agira ati, maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose biri munsi y'ijuru bizahabwe ubwoko bw'abera bisumba byose. Ni twebwe bwoko bwisumba byose, ni twebwe bana bisumba byose. Ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutware bwose buzajya buyikorera buyumvire. Tugiye kureba icya kabiri, agace ka kabiri, aho tugiye kureba kubohoka guhoraho, ubohowe n'Imana ishobora byose. Kubohoka guhoraho, ukubohoka guhoraho kw'igihe cyose, kubohoka guhoraho, kubohoka gukomeza ibihe byose, ku buryo udashobora kuba waguhindura. Ubohowe n'Imana ishoboye byose. Tugaruke muri Danieli igice cya 4 umurongo wa 36. Danieli 4:36 agira ati, icyo gihe subizwamo ubwenge. Hari ikintu twavuga ku kwihana. Ukwihana kubasha gukurura ineza n'igikundiro n'impuhwe z'Imana. Hari ikintu twavuga ku byerekeranye no kugira ngo umuntu ahindukire ave mu bibi, ikindi ace bugufi aje kuri Kristo, ku buryo ibyo bikurura ineza y'Imana ndetse n'igikundiro cy'Imana mu buzima bwacu. Hano turabwirwa ngo ubwo yahindukiraga akagarura akenge, aravuga ati, ubu ndanezerewe kandi ndashima Uwiteka Imana yo mu ijuru. Aravuga ati, icyo gihe jyewe Nebukadinezari ngarura akenge
ngarura akenge, ngarura icyubahiro cyanjye. Ikindi kandi abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mperako nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongererwa icyubahiro cyinshi. Yahindutse urenze uwo yari ari mbere yuko yinangira. Yahindutse uri hejuru, yahindutse ufite igikundiro mbere y'uwo yari we mbere. Kandi ndasenze kugira ngo uhereye uyu munsi wa none ibintu byiza, ibyiza birushijeho, ibintu bikomeye, ibintu bihanitse bibashe gusohora mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Igiye kugushyira hejuru, izagushyira hejuru, izanshyira hejuru. Yo Imana yo mu ijuru izashyira nde hejuru? Izahagushyira mu izina rya Yesu. Kandi niba turabibone, igihe turabibone ukaba wavuga uti njyewe nzishyira hejuru, nzishyira hejuru, shobora kwiyuriza mu ntera, shobora kwiyuriza mu ntera kubwo kwirarira, kubw'amagambo uti buri wese azaninya. Imana izakumanura igushyire hasi. Ariko igihe ugize guca bugufi ukavuga uti Imana ndi ikiremwa, ni umuntu ushobora gukizwa n'ubuntu bwawe. Ese Mana, ubwo nazaga mu bwami bwawe nari iki? Ntacyo ndicyo. Naje kubw'ubuntu bwawe, naje kubw'imbabazi zawe, ntacyo ndicyo. Mana, nciye bugufi imbere yawe, nciye bugufi imbere yawe, rwose nicishije bugufi. Muntu ubamye imbere yawe, ndakubashye nguhaye icyubahiro. Niwe wicisha bugufi imbere y'Imana isobora byose, iyo Mana igiye kugushyira hejuru. Imana izakora ibitangaza mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Turebe akagingo ka gatatu gasoza, aho tugiye kureba imiterere y'iteka ryose y'Imana ishoboye byose. Imana ishoboye byose. Imana turi kuvuga ni Imana ishoboye byose. Reba Daniel igice cya gatatu umurongo wa 17. Daniel igice cya gatatu turareba umurongo wa 17. Umurongo wa 17 agira kati, niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha, Imana yacu dukorera irashoboye. Yego irashoboye, ihora ishoboye. Ariko ntiwibagirwe iri jambo ngo Imana dukorera, Imana dukorera ku manywa na nijoro, dukorera ahantu hariho hose. Imana dukorera n'imitima yacu yose n'ibitekerezo byacu byose. Imana yacu dukorera, tukayikorera n'amaboko yacu, tukayikorera mu byo dukora. Imana yacu dukorera, tukayikorera hamwe no kwitanga, tukayikorera n'ibyo dufite byose. Imana yacu dukorera ishoboye, ishobora kutukiza, ikadukiza itanura ryawe ryaka umuriro, kandi izatukiza iturokore amaboko yawe Mwami. Ndasenze ngo Imana izakubohore, Imana izagukize, kuko Imana yacu irashoboye. Imana yawe irashoboye. Ndabaza Imana yawe irashoboye, ishoboye gukora ibikomeye. Turebe Abaheburayo 7 umurongo wa 25. Abaheburayo igice cya 7 some umurongo wa 25. Hano turabwirwa muri iri jambo ry'Imana, nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana, abasha gukiza abantu bose bari ku isi yose, abasha gukiza abari hirya no hino ku isi yose mu mibereho babayeho yose, abasha gukiza akarokora abari ku isi yose mu mibereho yabo yose. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nayo, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Arashoboye, Imana irashoboye. Timoteyo wa 2 igice cya mbere, Timoteyo wa 2 igice cya mbere umurongo wa 15. Biravuga ngo nzi uwo nizeye kandi mfite kudashidikanya. Yaravuze ati irashoboye, ashoboye kurinda ikibitsanyo namuhaye kugeza uri ya munsi. Abaheburayo igice cya 2 umurongo
wa 18 umurongo wa 18 agira ati kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha gutabara, abasha gufasha, abasha no gutabara abageragezwa bose. Abahura n'ibigeragezo, Abakorinto ba kabiri 9:8. Imana irashoboye. Imana umurongo wa 8, kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibihagije muri byose. Dukorera Imana ishoboye byose. Abaroma igice cya 4 umurongo wa 20. Abaroma igice cya 4 umurongo wa 20. Turacyabwirwa iby'iyi Mana, iyi Mana ishoboye, ndetse imyifatire ya Aburahamu, imikorere ya Aburahamu, ndetse no kwizera kwa Aburahamu, ndetse no kumvira no kwizerwa kwa Aburahamu mu buzima bwe, kubera ko yarazi Imana yakoreraga iyo ariyo. Turabwirwa ngo ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahibaza Imana. 2:1 amenye neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Ese hari icyo yasezeranyije ingumbi itabyara imusezeranya umwana izabisohoza? Ese hari icyo yasezeranije umuntu wari umaze imyaka 90 atari yabyara akaza kubyara umwana Isaka? Imana ishoboye byose gukora ibyo yasezeranije. Tuze mu Befeso igice cya 3 umurongo wa 20. Abefeso 3:20 agira hati nuko ibasha gukora, ishoboye gukora, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Hanyuma ku murongo 21, icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Hanyuma buri wese avuge amen. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 11. Abefeso 6:11 hagira hati mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe, kubera ko dufite Imana ishoboye, dukorera Imana ishoboye, twizera Imana ishoboye, dushobora kwambara intwaro zose z'Imana kandi tukabasha gushikama tugatsinda uburiganya bwose bwa Satani. Umurongo wa 13 turafite ibyiringiro. Niyo mpamvu Imana itubwira iti nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Umurongo wa 16 kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo. Umugabo wo kwizera, umugore wo kwizera, umwana w'Imana ufite kwizera igihe cyo cyose abafite ingabo yo kwizera, ahure n'igitero abafite ijambo ryo kwizera, ndetse ibitero byose bya Satani abafite kwizera, abafite ingabo yo kwizera mu buzima bwe. Bibiliya iravuga ngo ikigeretse kuri byo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi yose yaka umuriro ya Satani. Ibi bigiye gusohora mu buzima bwawe. Mureke turebe Yuda igice kimwe. Yuda umurongo wa 24. Yuda umurongo wa 21. Yuda igice cya mbere umurongo wa 24. Umurongo wa 24 hagira hati nuko ibashe. Ukwiriye kuvuga uti umutima wanjye nawe wari wihaye, iterambere ryanjye narawihaye, akaza kanjye narakayihaye, igihe cyanjye cy'ubu narakiyihaye. Ubu nuko wowe niba umeze utyo ibasha kubarinda ngo mutagwa, izakurinda we kugwa. Ikindi kandi no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje. Umurongo wa 25 hagira hati ariyo Mana imwe yonyine n'umukiza wacu wadukirishije
Yesu Kristo umwami wacu, icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bibi byayo uhereye kera kose ukageza nanone n'iteka ryose. Ijuru rivuze amena mu buzima bwawe, kandi ibidashoboka byose bigiye guhinduka ibishoboka mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Irashoboye, irashoboye, Imana irashoboye. Haguruka ibyo ubishimangire mu buzima bwawe. Irashoboye, irashoboye, Imana irashoboye mu buzima bwawe. Irashoboye, 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 Imana irashoboye. Fungura akanwa kawe hanyuma usenge Imana, kugira ngo Imana kubw'ubuntu bwayo, Imana kubw'ubushobozi bwayo, Imana kubw'ubufasha bwayo, Imana mu mbaraga zayo ibashe gutuma ibintu byose biba ibishoboka mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Imana niba gukanga bakagutera ubwoba izagufasha. Kubw'ibyo mu masezerano yayo ishobora kuyasohoza. Fungura akanwa kawe hanyuma usenge Imana.